hongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamagaye ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya 9 gisanzwe, tariki 6 Kamena 2026. Ngaha amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya by'umwebaro ya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Nkora mutima yanjye ngurahije imbere y'Imana n'imbere ya Kristo Yezu uzacira imanza abazima n'abapfuye ku mpamvu yo kwigaragaza kwe n'ubwami bwe. Amamaza ijambo, uryigishe igihe n'imburagihe, wumvishe ingingo, utote, ushishikaze mu bwihangane butarambirwa, uharanire kujijura, kuko hazaza igihe abantu batazihanganira inyigisho ziboneye, ahubwo bakurikije irari ryabo n'ubukirigitwa bw'amatwi yabo, bakazikoranyizaho umukumbi w'abigisha, maze ukuri bakakwima amatwi yabo ngo bahugukire ibitagira shinge. Wowe rero urabe maso muri byose, wiyumanganye ibitotezo, ushishikarire kogeza inkuru nziza, urangize neza ubutumwa bwawe. Naho njyewe dore maze kumera nk'igitambo giseswa, n'amagingo kwigendera kwanjye aregereje. Urugamba rwiza narurwanya inkundura, intera nagombaga kwiruka narayirangije, ukwemera nagukomeyeho. None dore ikamba rigenewe intungane rirantegereje, iriyo Nyagasani umucamanza utabera azangororera kuri wa munsi we, ariko atari jyewe njyenyine, ahubwo n'abandi bose bazaba barakunze kwigaragaza kwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 71. Nzatangaza ukuntu uri indahemuka, iminsi yose namamaza agakiza kawe. Umunwa wanjye wuzuye ibisingizo byawe, iminsi yose ndirimba ikuzo ryawe. Ntunyibagirwe ngeze mu zabukuru, munterere imbaraga zincika. Naho njyewe nzahora nkwizera, nkuririmbira ubudahwema ibisingizo. Nzatangaza ukuntu uri indahemuka, iminsi yose namamaza agakiza kawe. Nzageza naho ndata ibigwi byawe uhoraho, ahasigaye namamaze ubudahemuka bwawe. Mana wanyigishije kuva mu buto bwanjye, na n'ubu ndacyarata ibyiza byawe. Nanjye nzagusingiriza ku murya w'inanga, nzagushimira ubudahemuka bwawe. Mana yanjye nzagucurangira umuduri, wowe nyiri ubutagatifu wa Isiraheli. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko, umutwe wa 12 umurongo 38 kugeza ku 44. Muri icyo gihe mu nyigisho ze Yezu akavuga ati, murajye mwirinda abigisha amategeko bakunda gutembera bambaye amakanzu maremare no gukuramukizwa mu materaniro. Bakunda kandi guhabwa intebe z'icyubahiro mu masengero n'imyanya y'imbere aho batumiwe. Icyabo ni ukurya ingo z'abapfakazi, maze bakiha kuvuga amasengesho y'urudaca. Abo bazacirwa urubanza rukaze kurusha abandi. Yezu yari yicaye mu ngoro y'Imana, ahateganye n'ububiko bashyiragamo maturo, yitegereza uko rubanda baturaga. Abakungu benshi bashyiragamo byinshi, maze haza umupfakazi w'umukene ashyiramo uduceri 2. Yezu ahamagara abigishwa be arababwira ati, ndababwira ukuri, uriya mupfakazi w'umukene yarushije abandi bose gutura, kuko bariya bose bashyizemo ku by'ikirenga, naho we yashyizemo ibyari bimutunze byose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Amasomo y'uyu munsi aragaruka kuri misa. Ya misa igizwe n'ibice 2: kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukarisiya. Turaza kwibanda cyane kuri icyo gice cya kabiri cyo gutura igitambo cy'Ukarisiya, ituro. Aho niho tuza kwibanda. Nyagasani araguhamagaye, nanjye arampamagaye, hari icyo ashaka gutubwira ku byerekeye n'amaturo dutanga, ku byerekeye n'ubuzima bwacu, ku byerekeye n'uburyo tumubeshya cyangwa tumubwiza ukuri, ibyerekeye n'ituro. Ibyo bice byombi bya misa iyo wabyumvise neza, iyo wabibayemo neza, ugira ubuzima bwiza, urahirwa, uratunga kandi ugatunganirwa, urakira kandi ugakiranuka. Ngaha tujye kugana twese, Nyagasani agushoboza nanjye ashoboze, kugira ngo nongere numve misa. Kuko abantu benshi tujya mu misa ariko yabaje ko tutarayumva. Nabyo Mutagatifu Yohani Mariya Vianney avuga ati, erega ibikorwa byose byo ku isi nubwo babiteranya rwose, nta na kimwe gishobora kunganya na misa, kuko ibyo bikorwa n'iby'abantu
naho misa akaba ari igikorwa cy'Imana. Alleluya, amen. Iyo abaruza agaciro ka misa ntiwakongeye guhikerererwa, ntiwakongeye kuyisiba, ntiwakongeye kurangara mu misa. Nanjye rero ndagukumuje agaciro n'akamaro ka misa, cyane cyane muri ibice byombi aho turongera inema imbaraga z'Imana zidufasha kubaho neza, kwegera Imana. Reka duhere ku gice cya mbere, igice cy'ijambo ry'Imana twasanze cyane cyane mu ibaruwa ya kabiri Pawulo mutagatifu yandikiye Timote, isomo rya mbere twakiriye ko ijambo ry'Imana Timote agomba kurishishikariza imbaga, kuryigisha igihe n'imburagihe. Ikindi kandi hari icyo Pawulo yamubwiye ati, abantu b'iki gihe ntabwo bakunda ijambo ry'Imana kubera ko ijambo ry'Imana riza ribajomba, riza ribabwira, rimeze nk'inkota ityaye igenda ibabwira iti ibi ntabwo ari byo, igenda isatura. Abantu ntabwo baryishimira, abantu babishimira ibintu bigenda bibashimashima kaza kurajya bikubashimuta. Ntabwo abantu bishimira ijambo ry'Imana kubera ko riza ribabwira. Nawe rero reka nkubwize ukuri, niba udakunda ijambo ry'Imana si uko ritaryoshye, ahubwo nuko wasanga uritinya hato bataza kugira icyo rivugaho kikaza kukubabaza cyangwa kikagushavuza. Akaba umuntu wanga kujya mu kiliziya, wanga kujya mu misa, ati bataza kumvugaho, ndaza guhindukiramo, oya sinshaka kuva kuri iki cyaha, sinshaka kure kino ngeso, ngiye mu misa baza kumvugaho bigatuma nza kuyireka, ntago nanjye njyayo. Bigatuma rero udashatse kumvira Imana, wowe ugashaka kumvira ibyifuzo by'umubiri wawe. Kuko hazaza igihe abantu batazihangana inyisho ziboneye, ahubwo bakurikije irari ryabo n'ubukirigitwa bw'amatwi yabo, bakazikoranyirizaho umukumbi w'abigisha, maze ukuri bakakwima amatwi yabo ngo bahagurukire ibitagira shinge. Amen, amen. Ngiki gice tugomba kwibandaho, ijambo ry'Imana rinyobora, ijambo ry'Imana rimbwiriza, ijambo ry'Imana rinkebura, ijambo ry'Imana rinkomanga. Nkumva icyo Imana imbwira, icyo gihe riransukura, rikaza kumfasha kwinjira muri cya gice cya kabiri cya misa. Uragowe niba utagira imyiteguro kuzirikana ku ijambo ry'Imana ngo Imana igende ikwereka umurongo ugomba gukurikiza, ibyo ugomba guhindura mu buzima bwawe byaba ntibiguhindanya, ukerekeza Imana, ukerekeza inzira nziza y'Imana. Igice cya kabiri, igice cyo gutura, igitambo cy'Ukarisiya, gutura. Abantu benshi iki gice twagisanze mu ivanjiri y'uno munsi, ngo Yezu nawe yari ari muri sinagoge, yari ari mu isengero ari kwigisha, ariko akaza kurabukwa abantu babiri, abakungu ukuntu bashyiraga mu gaseke, n'umupfakazi washyizemo uduceri tubiri. Ibyo rero nibyo bigiye kuranya inyigisho y'uno munsi, gutura, uko dutura. Abantu benshi bakunze kwitiranya amaturo. Bamwe bati po bari n'abapasiteri bari kwishakira amaramuko n'amarongo, bari kudushikariza icya 10 amaturo, gutura, gushyira mu byinshi. Ati tugiye kubaka amazu akomeye cyane, muture 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 muture, n'izindi za contribution zose, ndi misanzu myinshi cyane, gutura gutura gutura, ibintu byose ngo byabaye amaturo, byabaye amaturo. Rimwe na rimwe uzasanga abantu benshi batayikandagira mu kiliziya, mu sengero, ngo kubera iki amaturo. Amaturo aberemereye, abantu benshi barababaye kubera amaturo. Ibi rero impamvu twinubira amaturo, impamvu amaturo abaye nk'umuzigo, nuko tutarumva ituro icyo ari cyo. Rimwe na rimwe uzasanga abantu bageze mu gihe cyo gutura, bamwe barisohokeye ati toba n'amafaranga bari gutanga, n'amafaranga, bakaza kwibagirwa ikintu gikomeye cyane nk'ubyeyi we, ko gutura atari amafaranga, atari ibintu, atari yewe n'ibyo bintu bya mirenge ufite ibyo biceri, ahubwo gutura no guturana umutima mwiza. Dutangazwe n'ukuntu Yezu atwitegereza. Mubyeyi aka kantu bakumvise, mu gutura Yezu aratwitegereza. Iyo uzanye ituro ryawe Yezu arakwitegereza, Yezu aba ari gukureba mu gihe cyo gutura. Aho niho hari umutima wa Yezu. Ku ituro hari umutima wa Yezu. Dutangazwe n'ukuntu Yezu aha hantu ahibanda. Kumvise rero uburyo yitegereje abantu baturaga, abakungu bagashyira mu byinshi bya mirenge, harimo nyine umurengwe, harimo umwijuto, harimo umururumba, ibintu byose ngo abahanga bemeza ko nyine bashyizemo by'ikirenga, ibyo basahuye, ibyo bibye bitariho umutima, imice, ibibore, n'ibyo byose byasagutse ku byo bari bafite. Ariko uyu mukecuru, uyu mupfakazi we yashyizemo n'ibyari bimutunze byose, uduceri tubiri. Umutima wose yawushyize hehe? Kuri Yezu. Yawusanishije na Yezu, handi Yezu nawe ashyize umutima, handi mu gaseke, handi hari Yezu, ituro rya Yezu. Umupfakazi yahageze. Ngaha rero igitego umupfakazi adutsinze cy'umutwe, kwerekeza ku byifuzo bya Yezu, ku ituro rya Yezu. Yezu wa wundi Imana yigize umuntu,
uza kubana natwe muri ukarisiya, mu bimenyetso by'umugati na divayi, akatubera icyari mu gitambo, ifungo n'inshuti tubana. Ubu niwe dutura ubuzima bwacu, ubu niwe buzima bwacu. Hanyuma warangiza wowe ukibanda mu mafaranga, ukibanda mu biceri, ukibanda muri byinshi cyane, uzana ibintu ariko bitari mu mutima w'Imana. Tuze kuzirikana ku maturo ya Beri n'amaturo ya Kayini ukuntu byaje kurangira. Abeli yashimwe n'Imana kubera iki? Yatuye uburiza. Ituro rya mbere umutima we, ibyo afite byose. Naho Kayini we yatuye imico, atura imibore n'ibindi byinshi cyane bidakwiriye Nyagasani, none abuze umugisha ku Mana. Icyo twazirikana uno munsi nuko iyo utuye neza ugira umugisha. Gutura ituro rikuvuye ku mutima. Ubuzima bwawe wese uko uri hose, uko ubayeho kose, ubuzima bwawe ukabutura Imana, ugira umugisha. Ariko iyo uri kubeshya Imana, kumufariza nk'uwisha amategeko, uko wambara, ko ishyira imbere byose, ariko umutima wawe usize, ntabwo ugira umugisha, ahubwo ugira umuvumo. Ngiki tugomba kuzirikana umunsi ku ituro ryacu. Ese ituro ryawe riguhesha umugisha cyangwa riguhesha umuvumo? Ubyibazaho, nanjye ndacyari kubyibazaho. Mubyeyi, inkuru mfata agatambaro hari igihe waza gukenera kurira. Njye kubwira inkuru neza neza biraza kugufasha kureba nawe ituro ryawe aho riherereye, niba ujya utura koko. Umunsi umwe kure cyane mu gihugu cya kure, ngo habaye inama ikomeye y'abategetsi bakomeye cyane, abayobozi babandi bari muvuga rikijyana, ukibaza iyo rijya bikakuyobera, babandi batoranyijwe. Iyo nama barayitabira. Ngo bageze mu nama, muri presentation bagiye kwibwirana kubera ko batari baziranye, ngo uwa mbere aratangira ati, bo ngewe ndi perezida uyobora uruganda rukora inzoga mu gihugu cyose. Undi ati, ngewe ndi perezida uruganda rutunganya ibiribwa byo mu gihugu cyose. Undi ati, ninjye muyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu. Hanyuma bageze ku wundi wari ukurikiyeho, bishoboke ko ari nk'uwa kane, n'abandi uko bagendaga bibwirana, ngo wa undi yari yambaye ku buryo bavugaga bati uyu nguyu noneho bishoboke ko ari we Mana. Kubera iki? Ngo wabonaga yambaye ikanzu ndende, afite n'umusaraba neza neza, umureba mu maso ukabona ari nk'Imana neza neza. Bavuga ati, noneho uyu ninde koko? Uyu muntu ninde? Uyu muntu ninde koko? Uyu ni umuntu cyangwa ni Imana? Banziriye ariyo Mana. Nuko bose bategereje n'amatsiko ukuntu agiye kwibwira, ukuntu agiye kwipresenta, ukuntu agiye kwiyerekana. Nuko bagiye kumva baravuze ati, ngewe n'uwihaye Imana, ndi intore y'Imana, ndi intore ya Nyagasani, intore ya Nyagasani. Nuko bose ko bari bari aho ngaho bagwa mu kantu. Uko bakomeza kugenda bibwirana, nuko uwari ukurikiyeho ngo afata ijambo, ntibari bazi nawe uwo ari we. Ati, uyu urangije kuvuga ni intore y'Imana bwashye, cyangwa uri kubyitiranya n'intore y'itabi? Uvuze ko uri intore ntitwararanye mu ikabare? Ejo sinakubonye mu ikabare. Uri intore ute? Ejo bundi sinakubonye mu nzu y'indaya. Ejo bundi siho waraye mu nzu y'indaya. Ejo bundi ntiwaraye muri hoteli mu ikabare. None kuvuga ute kuri intore? Urabeshye. Ahubwo wenda keretse niwe ruvuze intore y'itabi, ko ari ujya usomaho, kuko niyo nyankubonana. Abari aho bose bagwa mu kantu, kubera ko wa muntu bari biteze ko ariyo Mana, bagiye kumva bumva ko ni intore y'Imana, ariko yabyitiranyije nyine ko ari intore y'itabi, kubera aryo rarira, aryo yirirwa, intore y'itabi yabyitiranyije. Atahana ikimwaro cy'imisango 25, yahise asohoka muri ya nama. Kubera iki? Bamuvumbuye bitewe naho yaravuye. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nk'uko natwe dushobora kwambara neza, nkabije Yezu yavuze muri Evanjiri, amakanzu maremare n'umusaraba byose, tugashyiramo n'ivara n'ibindi byinshi cyane. Nuko abatubonye bati, yo dore noneho Imana iratambutse, dore intore y'Imana. Ariko wowe nanjye turi kubyitiranya, wasanga ari nk'intore y'itabi n'izindi ntore, hari n'ubundi bwoko bw'intore bwinshi cyane, ariko atari y'Imana kandi byaba. Hanyuma se iryo turo kuvuga ko nawe uri ituro nibyo koko? Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kugukebura nawe kureba ituro ryaho riherereye. Ngo ni umujyanama w'oroho wabajije uwo yeyoboraga n'uwihaye Imana, ngo aramubaza ati, ese sha ko mbona wadukira ibintu byo kwandavura, ngaho uri kwandavura hirya, uri guserebeka hirya no hino, ntaho niri mvuga henshi. Hanyuma se wakongera kuguhitishamo agakubaza ngo urashaka kuba uyeguriye Imana, wihaye Imana, intore y'Imana, wabyemera? Nuko wa wihaye Imana amubwira ati, reka ntabyo nakongera kwemera pe, ntabyo nakwemera. Ati, se noneho kurimo? Yewe ndimo nyine nugushinyiriza, nta kundi nabigenza, niyo mpamvu ndimo. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ushobora kuba nawe uri mu bihaye Imana,
warabuze uko ubigenza. Icya kabiri twazirikana ni ubuzima turimo bwo kuva, ukaba ushinzwe ubwo ariko ukaba waraviriyemo indani, ukaba uri hamwe ukaba waraviriyemo indani, kuviramo imbere, bityo ukaba umeze nk'ituro riboze, waraviriyemo imbere, waraboze, uhorana amarira, amaturo y'imice, imiborogo, ishavu, agahinda. Kubera iki? Uri kure y'Imana. Ituro rya ntabwo rishyitse, witanzeho ituro ariko akongera kukubaza ngo harya wabisubira, akongera kwitanga. Ati binyobere nanjye, wongere urebe ubuzima urimo, niba utaratuburiye Imana, niba utarahinduriye Imana, ese uracyari ituro ry'Imana mu muhamagaro wawe, ituro ry'Imana cyangwa waviriyemo imbere nawe? Icya gatatu ni ituro riboneye. Gutura ituro ryiza n'umugisha, umugisha w'Imana, ry'ituro rya Beri, umugisha w'Imana. Ituro ryiza, umutima, ubuzima bwacu bwose tukabaha Imana, iryo ni ryo turo rinyura Imana. Ituro rya Beri, ituro ry'intungane. Naho amaturo y'abakayini ni amaturo nyine y'umuvumo, guhereza Imana imico y'imibore, ubuzima nawe utaha abandi, ubuzima bw'isayo, kwandavura n'ibindi byose bibi, akaryohaye Imana. Ituro ryawe riracyanyura Imana nawe n'umugisha. Waritanze wese uze gukomeza ubyibazeho, abo witangiye, abo wihaye, ese ituro rya Imana iracyarishima? Ukomeze ubyibazeho, nanjye ndacyari kubyibazaho, buri wese n'umuhamagaro we akomeza abyibazeho. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.